Ndabasuje inshuti bavandimwe bakunzi b'icano yacu, ugire amahoro y'Imana. Ni umushumba Guharanira Anastase ugiye kubana muri mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mana, ndagushimiye kuri uyu mwana wawe wateguye kumva ijambo ryawe. Musabiye umugisha nakurikiranira ijambo akaritangira akarisoza, Uwiteka umuha umugisha kandi yakire ihishurirwa rikomeye muri iri jambo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Ndagushimiye wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, ndagushimiye wowe duha like, wowe usangiza abandi ubutumwa buca kuri iyi channel, ndagushimiye kandi wowe wandika comment ukavuga icyagufashije. Imana iguha umugisha mwinshi. Nk'uko twabitangiye, turimo turiga amahame y'abari mu bwami bw'Imana, ibyo basabwa kwitaho cyangwa se imibereho y'abari mu bwami bw'Imana. Abari mu bwami bw'Imana basabwa kubaho bate? Basabwa kwitwara bate? Imibereho yabo isabwa kumera gute? Imico yabo isabwa kumera gute? Ubushize twabonye indangagaciro ikomeye cyane abari mu bwami bw'Imana basabwa kugira. Indangagaciro yo kutarakara, kutagira umujinya, kutarakara. Si umuntu yaba atarakara? Ntabwo bishoboka, ariko Bibiliya yatubwira ngo nurakara ntukore icyaha, ndetse ngo izuba ntirikarenga ukirakaye. Hano rero Yesu yatweretse ko isoko y'ubwicanyi, isoko yo kwica, ni ukurakara, ni ukwanga mwene so. Ni ukuvuga ngo uburakari buturutse ku rwango, kwanga mwene so, kwanga mwene so, kwanga umuvandimwe, kwanga umuntu uwo ari we wese ukamwanga ku mpamvu izo arizo zose. Iyo dayimoni cyangwa se iyo virusi ibiherekejwe n'indi yitwa kwica. Ari nayo mpamvu rero abari mu bwami bw'Imana basabwa kutanga abandi, kutagira urwango. Reka nkoreshe iyo mvugo niyo yumvikana neza, kutagira urwango, kutagira urwango, kutagira urwango rwanga uwo ari we wese. Abari mu bwami bw'Imana basabwa kubaho badafite urwango, ahubwo bafite urukundo, urukundo rwa agape, basa na Kristo, kuko Kristo nta muntu yigeze yanga n'umwe, nta n'umwe yigeze yanga. Yewe n'abamwicaga yaravuze ngo data ubabare ko batazi icyo bakora. Reka rero mvugeho indi ndangagaciro nayo ikomeye cyane iboneka muri Mateyo 5. Mwibuke ko turi kwiga amahame Yesu yigishije ku musozi, Mateyo 5, Mateyo 6, Mateyo 7. Rero harimo indi ndangagaciro kuri 27 mu gice cya 5 kugera 28, aho Yesu yavuze kwirinda ubusambanyi. Ariko ndashaka kuvuga cyane ku cyitwa ijisho, kuko avuga kwirinda ubusambanyi yavuze cyane ikintu cyitwa ijisho, imbaraga z'ijisho. Avuga ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane. Yewe ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Ijisho ryawe ry'iburyo niri gushuka rikakugusha, urinogore uritekure. Ibyo niko ibyiza nuko wapfa ijisho rimwe riruta uko umubiri wawe wose wajugunywa muri Gehinomu. Reka rero twibande kuri iki kintu, ijisho. Hano Yesu kuki yavuze avuga uburyo abari mu bwami bw'Imana badakwiriye kugira iyo ngeso mbi yitwa gusambana, akavuga ijisho. Ubusambanyi hafi ya bwose buhera ku jisho, cyane ku bagabo bahera ku jisho. Ijisho rirararikira, ijisho. Reka mvuge ku jisho. Amaso yacu mu by'ukuri afite imbaraga zikomeye mu kurema imitekerereze yacu. Ko imitekerereze yawe igizwe n'ibyo ureba, igizwe n'ibyo wumva, igizwe n'ibyo wimenyereza gukora. Ari nayo mpamvu ugomba kuba amaso ku byo ureba, ari nayo mpamvu ugomba kuba amaso ku mikoreshereze y'ijisho ryawe. Ndetse Yesu yongeye kugaruka ku jisho
akiri kuvuga kuri aya mahame y'abari mu bwami bw'Imana. Mu gice cya 6:22 aravuga ngo itabaza ry'umubiri ni ijisho, ijisho ryawe nirireba neza umubiri wawe wose uba ufite umucyo, ariko niriba ribi umubiri wawe wose uba ufite umwijima. Nuko umucyo ukurimo n'uba umwijima, mbega umwijima uko uba ari mwinshi. Ni ukuvuga ngo rero Yesu yongeye kugaruka ku jisho. Ikintu rero Yesu yagarutseho inshuro zirenze imwe muri aya mahame y'abantu bari mu bwami bw'Imana, ibyo basabwa kwitaho, ko basabwa kubaho, kiba ari ikintu gikomeye cyane. Ijisho yarigarutseho cyane kubera ko ijisho ni ikintu gikomeye cyane. Ijisho ibyo tureba kenshi biragenda bikarema imitekerereze ituyobora, biragenda bikibika handi muri subconscious mind, imitekerereze ikuyobora, imitekerereze igena ukubaho, niko navuga, igena uko kuvuga, uko witwara, ukubaho, imitekerereze ikuyobora, imitekerereze ikugenga, rimwe udafiteho n'uburenganzira ikakuyobora. Ari nayo mpamvu rero ugomba kuba maso, ureba iki, imikoreshereze y'ijisho ryawe. Iyo tubaha video nk'izi, iyo tubaha inyigisho nk'izi, izo musoma n'izo mureba, tuba tugamije kubaka imitekerereze myiza, tuba tugamije kubaka subconscious mind, imitekerereze ikuyobora, imitekerereze ikugenga, ikuyobora myiza. Ariko iyo ureba, isi nayo ifite ibindi ishyira ku matelefone, ifite ibindi ishyira kugira ngo tubirebe, none nitubireba byubaka imitekerereze yacu, ibyubaka imitekerereze yacu bituyobore. Isi ifitiye ibyishyiramo. Muri ibyo rero harimo n'ibyatuma abantu bagira ingeso mbi nk'izo z'ubusambanyi, bagira imico mibi. Mu bihe bishize hari umwana wishe abandi, kugira ngo byavuzwe mu Bwongereza, ariko uburyo yabishemo ngo byari bitewe n'ibyo yabonye kuri televiziyo, uburyo yabonye filime, uko umuntu wishe abantu, uburyo yakoresheje, nawe nibwo yakoresheje yica abandi. Ubwo rero ibyo umuntu areba bimugiraho ingaruka zikomeye cyane, ko wowe ntububizi ko biri kukugiraho ingaruka, ariko mu by'ukuri uko ubireba cyane, uko ureba cyane, niko imitekerereze yawe yubakwa. Niyo mpamvu Yesu iki kintu yagitinzeho cyane, cy'imikoreshereze y'ijisho. Ngo nureba nabi umubiri wawe wose uzajya mu mwijima, ariko nureba neza umubiri wawe wose uzajya mu mucyo. Reka rero abari mu bwami bw'Imana twitoze kugira imirebere myiza, tumenye turareba iki, tumenye turatinza ijisho ryacu kuki, tumenye turita kuki, amaso yacu turayatinza kuki. Aho ngaho niho tuzabona umugisha, kandi tuzagira umuntu w'imbere mwiza uyobowe neza, kuko amaso yacu areba ibyiza. Imana ibaha umugisha. Ndabashimiye abankurikirana, abakurikirana izi nyigisho. Ntuzacikwe n'indangagaciro yindi itaha tuzigaho igaragaza abari mu bwami bw'Imana. Usangiza abandi iyi video, kandi Imana iguha umugisha. Mwakoze cyane. Hallelujah.